Ntabwo ubwa mbere mpaje ntabwo naje mugendekera nakiroza. Ntabwo ibyo mvuga wowe. Akubundi rugi. Ubona uwapimira bingaye kurya umushyira hano. Cyusa uretse. Kwamubwiye ngo ayabagarika. Ndakwemera ntunge kunkora. Agiye kunuma. Nzabize ko ntunge kunkora. Mutuze. Uyu munsi twaje twarubije. Nabyumvishe. Sibyo. Nabyumvishe. Ya. Iribagi. Ndebe no runyitabye. Sibyo. Kutamubwiye se noneho ngarike ntambukera. Iwawe hahora intambara, hahora ari muri Sodoma na Gomora. Wayatuza twumvikana. Sibyo. Sinambwe barazikuye he ubundi. Ubwo urabona uriya pimira bingaye ku buryo yabuza muzamu wanjye ari n'imbwa cyane aho. Okay, ntacyo. Iribagi ndabibona kuko wari unyitabye. Ariko uyu ngo yaje gukora iki? Ahubwo se bamenye uyu ni iki kuri njyewe? Ku buryo umbwirangaje gukora iki? Ibyo singi bindeba. Njyewe na Iribagiza afite icyari cyo turi umuntu umwe aho ndagomba igihe cyose uzabumukeneye uzamenye ko nanjye uzahamba. Kintu nagiye kumbwira cyose atakumva nta kintu kimariye. Niwe nkeneye wenyine niba atari ibyo. Okay. Nta kibazo. Narakubwiye ngo niba ari ikintu hafitiye ubugugu urugo rwanyu. Yego. Cyangwa wagira ngo nze ngo niba ugiye kumukubita niwumva ndakwizera ibyo guhura izo ncaba zawe ntujye kumukoraho. Cyusa ntujye kumukoraho uragenda tuve mu rugo rwawe ariko ntujye kumukoraho. Ndaho nkoraho ngewe uri kumukoraho. Ako de ufite amahane shaka. Ufite amahane nyine namaze. Umwana waho mwamugaragurije agati ntago muzi ubwo butindi bwanyu n'ubwo bugome bwanyu buzabageza. Turasohokanye. Hase ni muri paradizo. Uko gisa. Payanda. Bagenda cyakubahura databuka. Arega Rugema niwe watumye abantu bose bagusuzugura. Wowe kwiri igisuzuguro kirakuberera igisuzuguro. Barakubashye. Nakubwiye icyo ushaka kumbwira ikimbwirire hano. Ngabazigire hano. Icyo wumva ushaka kumbwira cyose atakumva. Kireke. Ngane mugaru cyane tuvugana gato. Turi kumva. Wigire hano. Ijwi ryawe ntago rigera hangaha. Yegereye. Ntacyo uyu so mu muryango wacu. Ariko nago byambuza kuba message nateganyije kuguha. Sibyo. Muryango wanyu tuza ariko tuza gatoya. Tusamureke twumve ibyo. Wituza. Muryango wacu. Wituza. Njye se ndi wo mu muryango wawe. Uburyo bwango cyusa si wo mu muryango wawe. Ubushize wanse kumenyaho mama wawe. Cyane rwose. Sibyo. Cyane narwo nzongera kubisubira. Hatubwire nyine. Hatubwire. Yerekeyeho mama. Hatubwire cyangwa amategeko akuzire. Ndagira ngo rero amategeko nyene. Wageze ngo yabizarangira ngaha. Kucyusa ko n'ufite iterabwoba. Reka mubwire ruge amategeko arusha. Nta muntu ushyira witerabwoba urumva. Nobody is above the law. Amategeko arusha. Ive ni ko n'uvuga nkaho bitakureba. Niyo mpamvu ndabona wayerenze waje gutegeka iwawe. Nta kibazo mfitanye cyuza. Ikibazo ngifitanye nawe. Ikibazo dukeneye kumenya mama wa Iribagiza ari hehe. Reki tuza rero. Urumva Iribagiza. Shaka umwanya witegura. Ahubwo wowe shaka umwanya. Ngenda ufite niyo mpamvu nagutumyeho. Okay. Numara kwitegura sibyo uzaza njye kwereka mama wa Irene. None urabyemeye? Nta kibazo uzaba. Urabyemeye ko ushize wangize umusazi. Nzahakwereka. Wazajya kukurega. Urabyemeye? Tuza. Nzahakwereka. Dore rero ko bimeze. Navuganye na mama wawe ngo duheruka. Ambwire ko akeneye ko kubona. Inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba. Bakunzi wa filime za Musa Rugema ko yemeye kuba yajya kwereka Iribagiza mama ye koko araza kuba yabikora. Rero nimba tubashije kuba twagirana hano tukiri kumwe, jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo bye by'uburyo ubonamo filime za Musa, uvuge nimba Rugema yabikora cyangwa atabikora. Nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo turebe ko kuri uno munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Tugiye kuba twarebera hamwe ibintu bigiye kuba byaranga filime yacu episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko tubonyemo ibintu bitangiye kuba byatungura abantu benshi, kubera ko Rugema ndetse na Fabiola isosi yabo itangiye kuba yagwamo inshishi, kubera ko bari batumyeho Iribagiza kugira ngo se hano mwa runo rugo babashe kuba bamwica, ariko ntago bibaye kubera ko azanye na Cyusa kandi bari bazi ko araza wenyine. Urumva ko rero Imana ikora ibitangaza ikabasha kuba yahindura ibintu, igahindura ibintu uko byari biri ikabigira
byiza cyane. Nimba nawe wemera ko Imana ikora byose, jya hasi muri comment wandike amena, kubera ko tubonye ko iribagiza arokowe n'Imana. Imigambi y'abantu burya imigambi mibi ntago ijya ibasha kuba yacamo. Imitego Rugema ari gutega iri guhita imushibukana, none ahise amwizeza, abuze ikintu avuga, amwizeza ko yajya kuba yamwereka mama we. Se Rugema araza kuba yabikora mukurikije uburyo mumuzimo Rugema. Rero jya hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, uvuga nimba Rugema araza kuba yakerekana mama iribagiza cyangwa ataraza kuba yabikora, atari undi mutego yapanze. Ndaza kuba nagusobanura ibintu biraza kuba byakurikiraho nimba utarasobanukirwa. Rero ni ibintu byinshi cyane bikomeje kuba byatera abantu benshi amatsiko hano muri ino filimi INZIRA y'umusaraba, kandi bikomeje kuba byaryohera abantu. Hano ino filimi itangiye kuba yagera, kubera ko dutangiye kubonamo ibintu bitangiye kuba byatungurana. Rero nimba tugeranye hano kuri uno munota, nkora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza dukomezanye kubana ibintu bimeze neza, yuko iyi channel niyo yonyine y'ukuri ibasha kuba yabagezaho amakuru aza muri filimi INZIRA y'umusaraba. Kandi twamaze kubona ko hari abantu benshi bamaze kuba batwitira bakabasha kuba bababeshya ibintu biraza muri filimi INZIRA y'umusaraba, ariko iyi ngiyi ikimenyimenyi niyo ifite n'abasubscribers benshi cyane bamaze kuba basobanukirwa byinshi biyiranga. Rero ni ibintu tugiye kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byashimisha abantu benshi, kubera ko kuri ino nshuro Rugema ayo yigize agiye kuba yajya hasi, kubera ko CYUSA yabashije kuba yahagera atazongera kuba yatanana iribagiza. Kandi twamaze kubona ko Rugema ibyo bitameze neza, kubera ko Fabiola nawe nubwo babana, nubwo amugira inama, hari andi mabanga ataramubwira Rugema. Rero ashaka kuba yakora buri kimwe wenyine, kubera ko Rugema atigeze abwira Fabiola ko mama iribagiza akiriho, kandi twebwe twaramaze kubibona ko mama iribagiza akiriho, kandi tubonye ko Rugema asezeranyije iribagiza kuba yajya kumwereka mama we. Se Rugema koko ubona yabikora? Nibyo turi kugenda turebera hamwe. Ndaza kuba nakubwira igisubizo cya Rugema, wumve uburyo ibintu bimeze, kubera ko Rugema ntago ari umuntu mwiza wo kwizerwa. Ashaka kuba yatega iribagiza akamwica, niyo migambi bafite na Fabiola. Mwabonye ko yari arimo atyaza ibyuma kugira ngo abashe kwica iribagiza, kugira ngo musaza we acike intege zo kuba zamukurikirana, kubera ko ashaka kuba yatwara iyi mitungo y'iwabo yose yo kwaba iribagiza, kandi atagishaka kuba yafungwa. Rero afite ubwoba ko iribagiza yakangutse ashobora kuba yamufungisha. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane Imana ibashe kuba yakora hano muri ino filimi. Ni ibitangaza by'Imana bitangiye kuba byahagaragara, kuba Rugema atangiye kuba yagira ubwoba agashaka kuba yatega indi mitego, ariko iyo mitego yose ari gutega iri kugenda imushibikana muri bino bihe, kubera ko yashatse kuba yakica uriya mwana wo kwa uriya musaza wa iribagiza, ashaka kuba yamwicira kwa CYUSA, kubera ko twari twabonye ko bari bahaye Fisto uburozi kugira ngo iribagiza nakanguka azabashe kuba yabumuha, ariko imigambi yabashije kuba yapfa, kubera ko Rurangirwa musaza wa iribagiza yabashije kuba yamuburozi, ariko Imana ibasha kuba yamurokora. Araza kamarade na Emile baraza bamuha umuti, aruka uburozi bwose, arakanguka yakize. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane Imana ikomeje kuba yakora. Ni ibitangaza by'Imana. Nimba nawe wemera ko Imana ikora byose, ikabasha kuba yakurindiye ubuzima umunsi wose, ikabasha kuba hari ibintu wemera ko yagiye gufashamo kuri uyu munsi, jya hasi muri comment wandike amena. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandi kugira ngo dukomezanye kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turaza kuba twarebera hamwe byabashije kuba byashimisha abantu benshi hano muri no filime. Abantu bari bafite amatsiko menshi araza kuba yashira. Rero Rugema impamvu akomeje kuba yabeshya uyu mukobwa irabagiza ngo agiye kuba yamwereka mama we, ibi byose ni ukumubeshya kugira ngo abashe kuba yamwica, yuko mwumvishe ko yapanze na bya birara bye ngo bazabashe kuba bakica iribagiza. Bari bashatse kuba bamwica kuri ino nshuro, ariko yazanye na CYUSA. Wabonye ko byababaje Rugema cyane, none ashaka kuba yamushuka ngo agiye kumwereka mama we, kubera ko Rugema atabasha kuba yakora iryo kosa ryo kuba yakerekana mama iribagiza, kandi abizi neza ko ari umugore we, kandi ari umugore we afite mu cyaro. Rero uri kumva ko Rugema akomeje imigambi mibi, akomeje kuba yabeshya uyu mwana w'umukobwa iribagiza. Se iribagiza araza kuba yakora iki namara kuba yabona ibimenyetso byose bibasha kuba byashinja Rugema, kubera ko nibyo ari gushaka. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yagana ahantu heza, kuba iribagiza agiye kuba yatangira kuba yahiga mama we, Rugema akabimufashamo. Ariko nubwo Rugema ashaka kuba yamubeshya, Rugema ashaka kuba yamwica, nta yindi migambi afite, yuko CYUSA utangiye kuba yagenda impande ya iribagiza. Wumvishe ko Rugema
Rugema yahise agira ubwoba bwinshi cyane avuga ati CYUSA we yaraje kuba yakora icyano mwa runo rugo. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane, itangiye kuba yazamo ibintu byinshi tutari twiteze ko biraza kuba byazamo, kubera ko Rugema ubwoba bwe buraza kuba bwamwica, imipango yitangiye kuba yakangirika. Se Rugema araza kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yakura uyu mwana mu nzira w'umukobwa? Ariko ntago Rugema byabasha kuba byakunda kubera ubwoba afite. Gambe Rugema na Fabiola barimo barapanga iri guhita bapfubana batarayigeraho, kubera ko bashatse kuba bakica musaza wa Iribagiza akabasha kuba yarokoka, none bari bashaka kuba bakicana. Iribagiza babona azanye na CYUSA. Urumva ko rero Imana iri kugenda ikora ibitangaza byayo, ikabasha kuba yahindura ibintu, kubera ko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira atangiye kuba yaseba kubera ikimwaro n'isoni nyinshi. Ahise yibwirisha Iribagiza ngo ashaka ko yamwereka ahantu mama we ari, kandi ibi byose ni ukubeshya, ni ukugira ngo abone uko yica Iribagiza, ni ukugira ngo abone uko amuterereza ya mabandi ye. Rero uri kumva ko ibya Rugema byo bitagiye kuba byagenda neza, kubera ubwoba bwinshi cyane atangiye kuba yagira, kubera burya igikorwa kibi ntago kivamo ibintu byiza cyane, bigihora kigusigira ubwoba niyo cyabasha kuba cyacamo. Rugema mwabonye ko ahorana ubwoba bwinshi cyane bwo kuba Iribagiza yarabashije kuba yakibuka akabasha kuba yamuvumbura, niyo mpamvu ashaka kuba yamwica kugira ngo umusaza we ataramenya andi mabanga yose, kugira ngo umusaza we ntazabashe kuba yaza kuba yakihorera kuri Rugema. Kandi twamaze kubona ko Rugema ndetse na Iribagiza bafitanye beef ikomeye cyane, kubera ko Iribagiza yamaze kuba yamenya ko mama we akiriho, kandi Rugema ari kumusezeranya ko agiye kuba yamwereka mama we. Niko gatego bashaka kuba batega, ariko ntago bizigera bimuhira. Rero urumva ko burya ari ibintu byiza cyane Imana yacu ibasha kuba yadukorera, ikabasha kuba yarinda umuntu, kubera ko Iribagiza twamaze kubona ko Imana iri kugenda imugenda imbere, kubera ko imitego yose bari kubasha kuba bamutega ari kubasha kuba yayisimbuka. Rero uri kumva ko Rugema na Fabiola bagiye kuba bajya mu mazi abira, kuba uno mukobwa Iribagiza atari kubasha kuvugwa mu mitego bari kugenda batega, kubera ko n'ubu bashaka kuba bamwica, ariko bakabona Imana iramurinze, Imana imwohereje marayika. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane tugiye kuba twarebera hamwe ibindi bintu bikomeje kuba byaranga iyi filime. Ni byinshi dukomeje kuba twabonamo, kubera ko twabonye ko Fisa atangiye kuba yakoreshwa na Rugema, ariko nubwo ari gukoreshwa na Rugema ngo ntabwo yemerewe kuba yakinjira hano mwa kino gipangu kwa Rugema, agomba kuba yaza akaguma ku muryango. Se ibi ni ibiki? Se uyu muhungu we araza kuba yahinduka, kubera ko yari atangiye kuba yafatwa, ibyo yari atangiye kuba yakora nawe yagiye mu ikipe mbi cyane, kubera ko Fisto umwana we witondaga, kubera ko Fisto hariya kwa Iribagiza aho ari kuba kwa CYUSA kwa mama CYUSA bamufata nk'umwana mu rugo, ariko ibintu akomeje kuba yakora ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko mama CYUSA yamufashe. Twari tuzi ko ahindutse, ariko akomeje imigambi mibi yo kuba yakorera amafaranga, akomeje kuba yashukwa n'amafaranga Rugema ndetse na Fabiola bakomeje kuba bamuha. Ese uyu mwana Fisto wamugira iyihe nama? Rero hari abantu benshi batangiye kuba batera ibitekerezo kuri uyu mwana Fisto, uburyo ari kwitwara hano muri ino filimi, kubera ko ari kwitwara nabi cyane, kubera ko ari kunekera Rugema, kandi twanamaze kubona ko Rugema nta cyiza cye, nta kintu kizima kimuvaho. Rero uri kumva ko Fisto we atangiye kuba yakishyira mu byago bikomeye cyane yo kuba yakikura ku muryango mwiza nk'uriya wo kwa mama CYUSA, ubasha kuba wamwitaho, ukabasha kuba wamumenyera buri kimwe, bakamufata nk'umwana, ariko akabasha kuba yawuhemukira agakura Rugema na Fabiola. Kandi twabonye ko Rugema na Fabiola ikipe yabo iri kugenda itsindwa, kubera ko nta kintu kizima bari kubasha kuba bageraho, kubera ko bose bafite imigambi mibi, ni imigambi itari myiza. Kuva Nyirantambara yaravuyemo we ibintu byabashije kuba byarushaho kuba bibi. Twari tuzi ko Nyirantambara mu gihe atarimo Rugema na Fabiola bagiye kuba bacika intege, ariko ibintu nibwo byagumye kuba byazamba, kubera ko Rugema ndetse na Fabiola bakomeje kuba bapanga indi mipango yo kuba bashyira Iribagiza hasi. Rero urumva ko filimi yacu iri kugenda igana ahandi hantu haryoshye cyane, iri kugenda igana ku bindi byiza byinshi cyane turaza kuba twabonamo, yuko ni ibintu byinshi cyane dukomeje kuba twabonamo hano muri ino filimi yacu, bikomeje kuba byatungura abantu benshi bakunda filimi INZIRA YU'UMUSARABA. Rero nimba tubashije kuba twajyana hano ku uno munota tukiri kumwe, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, unagira inama Fisto yaho agomba kuba yajya kwa mama CYUSA, cyangwa agomba kuba yajya hariya kwa Rugema agakomeza kuba yakorana nawe. Rero mujya hasi muri comment muwashe kuba mwabitubwira.
kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kuba twabonamo hano muri ino filimi yacu bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, kandi ni byinshi turaza gukomeza tureba bikomeje kuba byayiranga. Kandi twamaze kubona ko uyu mukobwa coach we akomeje kuba yagira inama nzima iribagiza y'uburyo agomba kuba yakitwaramo, kubera ko yari yaramubwiye ko Rugema ndetse na Nyiranambara atari ababyeyi be, ariko iribagiza nawe yari yabashije kuba yabyumva. Yarebaga urukundo Rugema amukunda agahita abona ko ari umubyeyi we wa nyawe, ariko byose bari barimo bicuza buri kimwe cyose cyabayeho, kubera ko uriya mukobwa coach yabashije kuba yabwira iribagiza, akabasha kuba yamubwira ukuri bitewe n'uburyo yabonaga bamufata muri ya muryango. Rero uri kumva ko coach yabashije kuba yagira neza, abasha kuba yarabura uyu mwana w'umukobwa iribagiza, nubwo iribagiza yabashije kuba akibuka buri kimwe cyose, yabashije kuba yamushimira ko yabashije kuba yamufasha buri kimwe, nubwo atibukaga, nubwo atabonaga uburyo Rugema amufata, ntabwo yari azi ko ari papa we. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza cyane kuba Rugema yarabashije kuba yafashe uriya mwana w'umukobwa iribagiza, ariko igihe amaze kuba yamenya ko yibutse, iribagiza yatangiye kuba yafatwa ukundi kuntu, ntabwo yongeye kuba yakishima. Ariko Nyiranambara we yamwerekaga urukundo nyarwo amukunda, kubera ko Nyiranambara ntabwo yigeze yishimira uyu mwana iribagiza, yuko buri kimwe cyose Nyiranambara yabimwerekaga kera ko atari umubyeyi we, ariko iribagiza we yabashije kuba yamenya ko Nyiranambara ndetse na Rugema atari ababyeyi be. Rero arimo arashaka umubyeyi. Rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba coach yarabashije kuba yabwira uyu mukobwa iribagiza. Ese ibintu mubona biraza kuba byagana yewe hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba? Rero ni byinshi cyane tumaze kuba twabonamo bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Se ni iyihe nama waba ukuyemo hano muri ino filimi ikaza kuba yabibagezaho muri filimi Inzira y'Umusaraba? Rero ni byiza cyane tugiye kuba twamarebera hamwe bikomeje kuba byayiranga. Ese CYUSA we na iribagiza bo ibyo biraza kuba byaherera he? Kubera ko twamaze kubona ko CYUSA we ashaka kuba yakihorera kuri Rugema, ntago ashaka kuba yagana mu mategeko. Se ibi bintu birakwiye? Byose tugiye kuba twabireba. Ese iribagiza we araza kuba yakora iki kugira ngo abashe kuba yabona mama we? Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Rero ni inama ikomeye cyane iribagiza ndetse na musaza we na CYUSA barimo bajya hano muri ino filimi yacu Inzira y'Umusaraba, kubera ko barimo bashaka uburyo bagomba kuba bashyira Rugema hasi akabasha kuba yakishyura ibyo yakoze. Ariko CYUSA nawe yababwiye ko adateze kuba yarega Rugema, ahubwo bateze kuba bakihorera, kubera ko CYUSA bamwiciye mabukwe, bamwiciye data bukwe. Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaryoha cyane kuba CYUSA we afite iyi migambi yo kuba yakihorera kuri Rugema ndetse na Fabiola kubera ibyo yakoze. Rero ariko iribagiza we ntabwo yigeze yemeranya n'uyu musore CYUSA, kubera ko yamuhaga ingingo zifatika, amubwira ati Rugema ntabwo duteze kuba twamwica, ahubwo duteze kuba twamujyana mu mategeko akabasha kuba yakishyura ibintu yakoze. Yuko uyu mukobwa iribagiza we yari afite intego zo kuba yamenya umuntu wamwiciye ababyeyi, none yabashije kuba yamumenya, yari azi ko azamwica, ariko haje kubonekamo ikindi kibazo gikomeye cyane, kubera ko yahise yibuka neza, akibuka buri kimwe cyose, akibuka ko mama we akiriho. Rero iribagiza ndetse na musaza we uri kumva ko bagiye kuba babona ubutabera, kuba iribagiza ari kwibuka nubwo Rugema na Fabiola ibyabo bitangiye kuba byazamo isosi bitangiye kuba yagwamo inshishi, kubera ko bashaka kuba bakica uyu mukobwa iribagiza, ariko ntabwo baraza kuba babigeraho. Rero urumva ko ari ibintu byiza cyane biraza kuba byaranga iyi filimi yacu. Iribagiza y'impamvu adashaka kuba yakihorera kuri Rugema kugira ngo amwice, nuko yamaze kuba yakibuka buri kimwe cyose, akamara kumenya ko mama we atigeze apfa, ko hapfuye papa we wenyine. Rero niyo mpamvu iribagiza ashaka kuba yabanza akabaza Rugema aho mama we ari, kugira ngo abashe kuba yazajya kureba mama we. Nibyo byishimo yaba afite byonyine, kubera ko kuba Rugema ari mu mitungo yabo, kandi niyo atayivamo akayigumamo, ariko akabasha kuba yabona ubutabera, akabasha kuba yabona mama we iribagiza, nibyo bintu byonyine bimushimishije. Ariko CYUSA we ntabwo ibi bintu byaba bimushimishije, kubera ko ashaka kuba yahorera papa iribagiza wapfuye, kubera ko CYUSA ngo ari umukunzi wa iribagiza. Ariko ibi bintu ntabwo ari byo, kubera ko muri runo Rwanda rwacu dukoresha amategeko. Rero nimba tubashije kuba
twajyana kuri uyu munota, akaba hari ikintu ushaka kuba wakandika muri comment jyaho hasi ucyandike, kandi nimba ukiri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho kugira ngo dukomeze kuba twabana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane turi kugenda turebera hamwe bigiye kuranga iyi filimi yacu, episode yacu igiye kuba yakurikira iyi ngiyi. Ni ibintu byiza cyane bikomeje kuba byazamo, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba. Se wowe ubona byagana hehe? Ibintu bikomeje kuba byayiranga kubera ubwiza bigiye bufite, kubera biri kugenda bitera abantu benshi amatsiko, harimo n'ibintu biri kugenda bizamo bitungurana. Musaza wa Iribagiza rero yagiriye inama CYUSA, aravuga ati ngiye nshaka kuba nakica Rugema, mba naramwishe nkurikije ububasha muhabwa n'amategeko, ngiye mba naramwishe, ntabwo nari kubura ikintu mushinza, ariko ntabwo byaba ari byo, kubera ko bagomba kuba babona ibimenyetso bakabasha kuba barega Rugema, akabasha kuba bahabwa ubutabera bukwiye, aho kuba bakihorera kugira ngo bice uyu musaza Rugema. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu, itangiye kuba yazamo ibintu byiza cyane bitangiye kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'umusaraba, yuko Rugema ibyo bigiye kuba byarangira, kubera ko buri kimwe cyose, buri mutego wose ari gushaka kuba yatega uri kurangira umushibukanye. Yashatse kuba yakica musaza wa Iribagiza, birangira akize, biramubabaza cyane, none ngo ashaka kuba yakica Iribagiza ngo ace uyu musaza we intege. Se Rugema na Fabiora mubona ibi bintu babishobora koko? Namaze kuba nabibabwira ko Rugema na Fabiora imigambi yabo ikomeje kuba yabapfubana, nta mugambi mwiza bafite. Se uriya mwana Fisto we mwifuriza iki abantu mumaze iminsi mureba filimi Inzira y'umusaraba? Nimba nawe hari ikintu ushaka kuba wabwira uriya mwana Fisto, kubera ko akomeje kuba yatera abantu benshi agahinda hano muri ino filimi Inzira y'umusaraba, nimba hari ikintu ushaka kuba wavugaho kugira ngo abashe kuba yahinduka undi muntu, jyaho hasi muri comment wandike icyo gitekerezo cyawe neza, uvuga kuri ya mwana Fisto ukomeje kuba yahimukira uyu muryango wo kwa CYUSA, ukomeje kuba yafatanya na Fabiora ndetse na Rugema, nubwo mu minsi ishize aherutse kuba yafatwa agafatwa n'uriya mudamu mama CYUSA, ariko ibyo ntabwo byabaye neza. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yazamo ibintu byinshi bikomeje kuba byatungura abantu benshi. Ese Isimbi ndetse na CYUSA we ibyo biraza kuba byagenda gute? Kubera ko twamaze kubona ko CYUSA adashaka kuba yakemera umwana, ariko Isimbi yemeye kuba yaca bugufi kugira ngo abashe kuba yaca bugufi arasabe imbabazi Iribagiza, ariko Iribagiza we yaramubabariye. CYUSA we yagumye amutera amagambo, amubwira amagambo mabi cyane, avuga ati wowe wajyaga kwita Iribagiza bigenze bite kugira ngo ubashe kuba watwara iyo nda, kandi turabizi ko iyi nda Isimbi atwite ari iya CYUSA.